Imana ishimwe kuko wumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ibyaburaniwe mu muhezo babisomeye aho ngaho tukumva neza ko Karubanda nakagahinda nagiraga karashize. Nukuri kereka niba utare byishimo mfite. Nicyo kintu cyagutunguye ku munsi w'ejo Chantal? Nje cyantunguye no kuntu natunguye no kumva Jolly yongeye kugarukamo hariya pe. Nta kintu mpfa na Jolly, mwemera nk'umunyabwenge, ariko Jolly warantangaje. Nahise numva ngize ubwoba mu bamisi bose kongera kugarukamo izina Jolly, ukumva ko ari we nyirabayazana w'ikintu, ariko ubwo abaye ari wowe. Sando sinzi. Nicyo kintu cyantangaje. Naravuze uko najyaga mubona physically, umutima w'umuntu koko n'ibyumba birebire byinshi. Ni Prince ntitaye ku mezi 7 yaragiye gushyikuriye yonyine. Ubwo urize wiza abantu utumenye n'utatumenye, ubwo sinzi icyo uzabogamije cyane. Byarantunguye pe. Hanyuma se niba izo message zarasanzwe muri telefone y'umuntu witwa Mutesi Jolly, tukibaza yuko se yaba yari wa muntu wa hafi ya Prince Kid, ariko akaba ari we wagize uruhare mu kuba Prince Kid. Turukuna isase ngenda gusetsa. None se Jolly yaragize uruhare mu kuba se Prince Kid yafungwa se? None oya tujye tubwizanya ukuri. None se urumva uruhare rwaraturutse he? Ahubwo ko none se Jolly zagiye kugera muri telefone ye zimaramo iki? Yari secretary wande muri bariya. Tubwizanye ukuri n'abadukurikiye muzambwira. Iyo ni imyumvire ya Chantal, ariko niki cyatumaga zijya muri telefone ya Jolly? Ko kuri amurongora mugira umugore. Ko kuri ya mwana w'umukobwa yarwanye intambara, yarwanye inkundura itapfa, ariko umuntu ugufungirwa uramuzi Sandrine? Niba nta muntu utashakaga kumukoraho. Ariko reka nkubwire, abantu bose yamara uriya mwana w'umuhungu ni icyamamare, nanjye uzanjyane mukoreho cyane. Ni icyamamare. Uzi ko ejo nibwo nabonye ko hanyuma Chantal tukibaza iki kintu abantu benshi barakibajije. Tumucamanza aratumye ati babakobwa bazaze noneho mbiyumvire. Ariko ni umunyabwenge uriya mucamanza. Mani muho mugisha nakubwiye ngo banza ari umurokore. Yabonaga yuko birimo amanyanga cyangwa se bitari mukuri, bitari ku murongo ukwiye. Buriya nubwo afite abanza amenye ngo hari abantu tumukunda, Imana yamuremeye, tumukunda icyo cyubahira Imana akishimira. Amena. Ngayo nguko rero byari ibyo bakunzi bacu Chantal. Karame. Ngayo nguko rero urakoze cyane kutugezaho show yejo n'abatabashije gukurikira, nubwo wenda hari ibyo wabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi n'ubundi nandi makuru meza. Gasaro TV. Imana ishimwe kuko wumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Sandrine nkomereze wese. Hahiye koko. Ntago nabivuga ngo mbirangiza, ariko Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Hahiye koko. Ndanezerewe cyane, ntago wabyumva. Uranezerewe aturitse? Umva birenze uko ubibona nuko byumva. Ndanezerewe. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Amena. Hanyuma mukanya reka baze nisurize abakunzi banjye ngewe. Chantal yaratangiye chorus, kandi burya iyo umuntu atangije chorus ari kuramya Imana cyangwa se gushima Imana ntago wamusha mu ijambo. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora mwese aho muri hose, muri abantu b'ingenzi kuri twebwe. Ejo abantu barambwiye bafite agasako kenshi cyane. Abantu byari ibyishimo, ariko reka mvuge ngo nzi neza ko n'abantu babyanditse n'abahoze banyandikira diaspora benshi ni ibyishimo gusa bari ba ebana. Turanezerewe cyane, dushimye Imana. Ndishimye, meze neza, nawe urabibona. Ndabashuje mu izina rya Yesu abadukurikiye ku Gasaro, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze yaho, abadukunda, abadukurikirana, mwese Imana ibaho umugisha, kandi turi mu mashimwe. Turanezerewe kuri uyu munsi wa none, kuri iyi tariki. Imana nishimwe. Nishimwe ibihe byose. Ibihe byose pe. Uravuze uti ndishimye cyane, kandi koko ni mu gishyi
yego nzi neza ko abenshi nkuko natangiye bivuga barishimye. wowe ni ikihe kintu cyagushimishije? ndanezerewe cyane. icyambere nshimye Imana yuko tugihumeka umwuka w'abazima, nshimishijwe nuko nkiri muzima nkihumeka umwuka w'abazima bikemera. ariko mfite n'inkuru nziza kandi abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye nk'uko bari babizi nicaraga ntinababaye. ubutaha meruka hano mvuye ahantu murahibuka ushize meruka hari ahantu nari mvuye mbabaye, mva navugaga ijambo nubwo byari mu mvura nkumva rigiye kumanukana n'imvura, amarira yamanukana n'imvura. rero uyu munsi nezerewe ko Imana yitamuruye igakoresha ubumana bwayo, igakoresha ukuri. uyu munsi nkaba nejejwe nuko Prince yabaye umwere, yatashye. Subwa murumva ntagomba kwishima. Niyo mpamvu utangije agakorasi. Cyane ntangije agakorasi mvuga ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Hanyuma Shanta, nijoro nibwo wambwiraga ngo wageze Rwamagana 5 z'ijoro. Yego. byose kabisa narahabaye. Banza utubwire. Nicaye mu rukiko rero utubwire inkuru ndetse udushya twari turi hariya. Abatarabashije kuhagera. Ejo twicaye mu rukiko ariko ikintu cya mbere gishimishije nuko ubushinjacyaha umucamanza perezida w'urukiko yabaye akivuga ukuntu Prince ari kubi. ikintu cyabayeho habayeho vuvuzera, habaho induru, turayagara, hariho n'uwibagirwaga ishakoshi yazanye, hariho n'uwibagirwaga urukweto. yewe iyo mba mfite nk'undi muntu nazanye nshatse kuvuga umwana cyangwa umushuti mba naramutaye mu rukiko nkagenda. ariko ejo hari umunsi udasanzwe, bamwe barariraga kuko kwishima kuratandukana, abandi bakishima bakabyina, mbega byari urujya n'uruza. byari bitangaza Imana yakoreye hariya hantu, tutitaye ku bari bababaye kuko ntibabura. Mamusotse mwiruka kuko twarirukanse kandi nta handi twahise turuhukira. Narwa rutabura wa navuvuzera wongeraho ngo navuvuzera. Ase rwa rutabura yaje ati umva simbizi bura hari ukuntu Imana igiye kugukorera igitangaza. ariko si ubu Prince ko hari irindi zina narigiye kumuha kandi hakaba hari undi muntu witire n'uryitwara, ariko ntacyo bitwaye. ngiye buriya numva Prince uyu munsi namwita Morodekayi. Morodekayi kuko nawe Imana yamukoreye nk'ibyo yakoreye Morodekayi, kuko yarayavuye ageragere ari gutambagizwa kwa kundi Morodekayi yatambagijwe n'uwari kumubamba. buriya rega ntabwo habuze umuntu muri bari yari uri kumwe natwe wari mu byishimo, wenda nawe wari muri systeme yo kubamba, ariko akabona Imana yahabaye nawe akamutambagiza nk'uko Imana yatambagije Morodekayi. rero ejo ni umunsi udasanzwe wabayeho n'uyu munsi, turacyari mu byishimo, turacyanezerewe. bimeze neza. hanyuma ubwo rero mumanutse aho bita Mageragere. rero ngo mumanutse abantu bamwe batese n'ubukwe bwabaye byagenze bite? Hoya ntago ubukwe ntago bugira abantu, ariko Sando nawe ubukwe buriya butahwa n'abantu bamwe b'ingenzi bashoboka, ahubwo wagira ngo ni intambara ibaye. kavuga ati se intambara yabibaye abantu bakaba bavuza vuvuzera, abandi amafirimbi, abandi bavuza ingoma, abandi bakubita amamodoka, ariko rwari urujya n'uruza, rwari abantu benshi. mbega turasaba ahubwo abantu bakorera hariya kuri gereza kwihangana, bagize Imana ibaha umugisha, kuko hatabayeho kwihangana wahita ufata ibindi byemezo. kandi tubwire na perezida w'urukiko yihangane, atubabarire ku marangamutima yagaragaye hariya, kuko twahise tumera n'abantu bafite ubundi bumuga. navuga se ngo ubwo ubundi burwayi ntavuze, ariko twahise duta kontroli, amarangamutima yacu atuma nta muntu witangira, mbega turasara niko nabyita mu kinyarwanda kitavugitse neza. amarira kuri bamwe, ibyishimo, mbese ntago nareka kuvuga yuko byari birenze igipimo n'ukuri. ariko twabonye Imana, twabonye Imana ikora. umurokore umwe yaravuze ati ngiye nahuye n'Imana igenda. kuko uko twatangiye tuvuga ukuntu twifuzaga ko Prince yaburanira mu muhezo, ariko mu ruhame bikabera mu muhezo, tukumva ntitubifitiye icyizere n'iki, ariko kuko Imana yari ihari kandi yaduhaye n'igihugu cyiza. twongere icyo kintu, yaduhaye ubutabera bwiza. tubashimira Imana ibaha umugisha kuko yabakoresheje bagakorera mu kuri, yego bikagenda neza. hanyuma rero hari abamisi n'ubundi nk'uko tubizi, reka mvuge bahawe amakodi. barahari, ntago uyu munsi niba urukiko amakode barayahawe tukaba tubazi, si byiza yuko twabazana kuri iyi mihanda, ariko mu rukiko hari umumisi wagarutsweho. ibyo ni akazi kawe. wa wundi se message zanyuragaho zabanzagaho ibintu byose, ari we wari umeze nka secrétaire.
si ushatse kuvuga nta mukobwa ukuntu ari umunyabwenge hari ibintu bimwe na bimwe numva bikancanga nta mukobwa ni umunyabwenge njyewe nagiye kwiyumvira numva mu bamisi bose numvishijemo izina ry'umuntu umwe nta kibazo n'undi rushaka umuvuga numvishije izina Jolly nta mukobwa ni icyamamare ubwenge aza ahantu hose aba agomba kuhaba rero niwe numvishijemo bavuga abandi bose bagenderaga ku makode ntumbwire rero niba ari we Prince Kid yari yakoreye biriya byaha byose hanyuma tukibaza ubundi wa mugani kubera iki umuntu witwa Mutesi Jolly ari we wagarutsweho n'ubundi mu myanzuro navuga y'urubanza rwa Prince Kid akavugwa mu rukiko nanone aho hari abahishwe Jolly ariko akagarukwaho yuko hari amamesaje bigaragare yuko yari afite muri telefone ye byashoboka ko ashaka kuba ari ukubera bwa bwenge bwinshi agira burese yo mpamvu abadukurikiye bazatubwire ariko perezida w'urukiko yubahwe Imana imuha umugisha ubanza uriya mugabo ari umurokore umuntu uvugisha ukuri akagera hakanerura n'umuntu umwe mu baminsi bose hata umuntu Jolly akagarukamo cyo kintu naragitinya none se nyine amategeko ko ukuri ari ukuri rwose Imana imuha umugisha rwose yakoresheje ukuri kandi niba hari abumva ko barenganye bihangane bazige ubu bibabera isomo bazige kujya babika ibimenyetso noneho nibakorerwa ibyaha ariko twebwe icyo tuzi twabonye ukuri hanyuma Jolly rero bavuze nawe erega njyewe buriya mu biganiro byose twagiye dukora ujye wibuka ko nakubwiye nti bariya abakobwa nabonye bameze nk'abakebukanseka kandi ujye wibuka ko nakubwiye ko Jolly ari we watangiye imikino yose navuga ko ari we watangiye ari we Miss Rwanda tuzi kandi w'umunyabwenge kandi n'uyu munsi niwe wavuzwe no mu rukiko ubwenge bwe rero bugenda bugaragarira ahantu henshi hatandukanye niyo mpamvu no muri rya rubanza buriya yajemo buriya ni nawe yagaragazaga ibyiza byinshi cyangwa ibibi byinshi ariko buriya ni ibibi kuko hariya Prince Kid ntabwo yari yarajyanyweyo n'ibyiza tujye tuvugisha ukuri rega Jolly ubwenge bwe ubanza bugatekereza naho atagatekereje ko ari ngombwa hanyuma hari abamisi nanone bashinjuye Prince Kid mu makuru twagiye twumva ko hari abavuze ati ariko twebwe ubundi muri gukomeza mutubaza twebwe Prince Kid ntago yigeze adusambanya suko se yewe bari abana Imana ibaho umugisha kuko bo bakoresheje ukuri ikigaragara cyo nta mashyari bari bafite kuko ubundi ngewe nka Chantal iyo nkoze ubushishozi bwanjye nsanga Prince Kid abenshi ari ishyari bamugiriye kuko uriya mwana w'umuhungu niwe wazanye umushinga wa Miss Rwanda ahubwo baduhombeje byinshi ubuyobozi buzabyigeho n'ubundi yongera agarukane business ye kuko iriya ni business kandi yari ifite abanyarwanda akazi akamaro n'abanyarwanda ariko bari abana bo bahagaze mu kuri Imana ibaho umugisha bigaragare ko hari uruhande rwari mu ishyari na politike hari no mu ruhande rwari mu kuri cyane ko mbabyumva nka Chantal cyane hanyuma nanone twumva ko ubu mu minsi wacu rwose w'uyu mwaka ari we Miss Muheto nawe ari mu bashinjuye uriya musore Prince Kid ndetse tunagendeye cyangwa se hagendewe no kwibaruwa yanditswe nawe ngira ngo iyo baruwa murayiza benshi avuga uti ngiye ibintu byose nabibonye kandi mbibona mukuri wibuke ko ahashize mu kiganiro nakubwiye ngo uriya mwana ubanze yari yibereye mu kazi kandi akazi nakubwiye ko gashore kwa karaka Jolly watangiye amubwira ko ari mwiza bari mu marushanwa ibyo tutazi ko bibaho umwana arangije yavuze ko wagira gute nta cyaha Prince Kid yamukoreye ubwo icyo tumva ni gike yari ari mu kazi ka Jolly kandi akazi ka Jolly twakumviye hari umunsi w'ejo nibwo batanze ibihembo herego uriya n'umunsi w'ibihembo wabayeho ejo cyari igihe cyo guhemba abakoze neza tukabamenya n'abakoze nabi tukabamenya kuko umenye ko ibyaburaniwe mu muhezo ariko nkunda ubutabera bw'u Rwanda ibyaburaniwe mu muhezo babisomeye aho ngaho tukumva neza ko Karubanda nakagahinda nagiraga karashize ni ukuri kereka niba utareba ibyishimo mfite ni cyo kintu cyagutunguye ku munsi w'ejo Chantal njye icyantunguye no kuntu natunguye no kumva Jolly yongeye kugarukamo hariya pe nta kintu mpfa na Jolly mwemera nk'umunyabwenge ariko Jolly warantangaje nahise numva ngize ubwoba mu bamisi bose kongera kugarukamo izina Jolly ukumva ko ari we nyirabayazana w'ikintu ariko ubwo abaye ari wowe sando sinzi nicyo kintu cyantangaje naravuze uko najyaga mubona physically umutima w'umuntu koko n'ibyumba birebire byinshi ni Prince Kid ntitaye ku mezi 7 yaragiye gushyikuriye yonyine ubwo urize wiza abantu utumenye n'utatumenye ubwo sinzi icyo uzabogamije cyane byarantunguye pe
hanyuma se niba izo message zarasanzwe muri telefone y'umuntu witwa Mutesi Jolly tukibaza yuko se yaba yari wa muntu wa hafi ya Prince Kid ariko akaba ari we wagize uruhare mu kuba Prince Kid dore isasira ngenda gusetsa none se Jolly yaragize uruhare mu kuba se Prince Kid yafungwa se none oya tujye tubwizanya ukuri none se urumva uruhare rwaraturutse hehe ahubwo ko none se Jolly zagiye kugera muri telefone ye zimaramo iki yari secretary wande muri bariya tubwizanye ukuri n'abadukurikiye muzambwira iyo ni imyumvire ya Chantal ariko niki cyatumaga zijya muri telefone ya Jolly yarera mutumye se kumuteretera muheto twemere ko kera barambagirizaga abantu n'ubu birashoboka ko Sandrina yarambagiza akarambagiriza musaza we nkarambagiriza musaza wanjye ndetse n'undi hanyuma se Jolly nawe yagombaga kurambagiriza Prince Kid ku buryo message bagombaga kuzisanga muri telefone ya Jolly ubwo si cyo mwebwe mutumva niki nkanjye nka Chantal nyirabayazana Jolly we uzihane singuciriye urubanza ariko imyumvire yanjye nka Chantal rwose ubwo niba ari na perezida w'urukiko wakunteje ubundi nge nari ntarabyemera neza ko ari wowe utumye uriya mwana w'umuhungu yitirirwa ibyamubagaho uyu munsi tubivuge kuko umucamanza yatubwiye ko ari umwere ariko kuba amaze amezi 7 ari wowe nyirabayazana ntabwo yavuze ko nyirabayazana ari Jolly ntabwo yavuze ko nyirabayazana ari Jolly ariko wibuke none tutabeshyera perezida w'urukiko ntabwo yagize ntabwo ariko yavuze ko ari nyirabayazana ariko yavuze ko ziriya message zasanzwe muri telefone yande ko batavuze ya Elisa ko batavuze iyande muri bari abamisi bose bakavuga ya Jolly mbabarira cyane ariko mujye mureka tuvuga ibintu biriho nose nibyabayeho siwe wagarutswe mu majwi wenyine nkuko twajyaga twirirwa tumuvuga aha ngaha ariko tuvuga ngararengana ariko ubu ngubu nge ndumva nta kurengana we amezi 7 uzi ko akundi yamubwiye ngo bazahangana koko bibaye we mwitondera abadamu ntago ari bose ariko mutwitondera abadamu n'abakobwa bamwe na bamwe iyo tuvuze turasohoza yego se yego ujye ubyibuka yaravuze ati tuzahangana yavuze ko bazakabanamo none icyo ni ikisuko ahubwo namukosoye njye uko mbibona Moradeka ihangana ari wowe Prince Kid hanyuma ubwo rero Prince Kid barasohotse vuye muri gereza yamageragera aho yaramaze n'ubundi nkuko tubize amezi 7 rwose ndakekana neza ararindwi aje abanyamakuru arabajijwe ese ugira ngo mwatumaga tugira naho duhagarara kare ariko abanyamakuru muri abana beza ariko Imana ibaho umugisha di kuko haraho mutuvugira haraho rwose tutazajya turengana muhari Imana izajya banyura amagambo yatangaje hari ijambo yatangaje ati ndashimira umukuru w'igihugu ati ubwo yavuze ibintu nyuma ariko akavuga ko bigomba kunyura mu butabera mu mucyo tuvuge n'ibindi Sandrine nukuri Imana ihumugisha ubuyobozi bw'u Rwanda bwose aho buva bukagera cyane perezida wacu w'igihugu yagize yibereye mu nama bamuvuzeho abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi dufite imyumvire ati buri ubwo perezida yamugarutseho ati buri yarapfuye sinzi n'umupasiteri wihandagaje ngavuga ko yapfuye yibagiranye buri mumwe wese abivuga uko abyumva nuko abishaka ariko mu by'ukuri twebwe tuba tuvuga nk'abantu ariko tutazi imitekerereze y'umuntu dushime rero ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu yuko imyumvire y'abantu bumvaga atari ko byagenze ahubwo perezida w'urukiko we ubucamanza bwakoze mu gihe cyabwo kandi bubikora neza ati mu gihe ubutabera bumpaye navuga icyizere cy'uko mbaye umwera cyane hari abari baciye iteka mu magambo yivugiye cyane cyumvishe gute Chantal kiriya kintu nyine wa mugani hari abari bamaze gucika nicyo cya kindi nyine cy'abanyarwanda twavugaga twese ariko ni nako twibwiraga nanjye Chantal nkubwiza ukuri sinavugaga ko apfuye ariko naravugaga se biriya bintu ko bari kubishyira mu muhezo n'iki ntibishobora kuba wenda bagiye kumukubitira muri wa mufuka bavugaga ariko ikigaragara cyo byari ukugira ngo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bukurikirane ubwabyo neza bwitonze n'ubushishozi ibintu bigende neza kandi dushimye Imana ko byagenze neza hanyuma mu misi bari bahari rero hari misi yadukunda Elisa yababa we umva nkubwire ndetse yakoresheje amagambo ku ndirimbo ya Dorokasi na Vestine ibuye kuri Instagram yati ibuye yamaye byo kwizerura ryari gutuma
simbizi niba ngewe uzagenda ukangeza uruhande rwa Prince Kid ariko uwambaza ngo namusaba iki azambabarira mwana w'umukobwa munshyirire mu rugo kuko uri amurongora mugira umugore kuko uri mwana w'umukobwa yarwanye intambara yarwanye inkundura itapfa ariko umuntu ugufungirwa uramuzi Sandrine ni bake nabonye abahungu bose bapostinze ati acyari abakobwa bagira hoya nukuri kose uriya mwana w'umukobwa afite urukundo ariko tureke n'urukundo si urukundo rwonyine afite ubumuntu Prince Kid ntuzambabaze binashoboka uko nasenze numva mbabaye nifuza ko yafungurwa ndumva ari nako nazasenga ngo nibura wenda azamushyirire mu rugo kuko yaba umubyeyi aho yabitekerezeho hoya gushaka ko byo ni ingenzi mu mitekerereze n'imyumvire yazabyigaho ariko mu bantu ashyiramo nkundu azambabarire Elisa yakaba yari wanshyirira mu rugo kuko uriya ni umugore pe umunyarwandakazi w'umutima wabyara akarera hanyuma ati ibuye ati hariya ndimbo ko nyibagiye kandi nyizira ya Dorcas na Vestine gusa ivuga yuko ibuye ritari guhusha Goliyati ati ntibyashobokaga yuko nangara kandi data ari umwami yego bamwe bati ati diserisa yabonye Prince Kid afunzwe ahita yumva yuko birangiye ashobora kwangara twebwe tubyumva nk'abana b'abantu ariko Elisa nk'umuntu wamufungiwe nk'umuntu bari baziranyeho byinshi buriya kandi uriya mwana ngewe nabonye ari n'umukirisito atandukanye n'aba b'imihanda buriya kandi umuntu ubasha kugirana ubumwe n'Imana aba afite amabanga wasanga hari icyo Imana yamubwiye kuri Prince Kid buriya abitse ibanga ariyo mpamvu yamugiriye n'umutwaro akamufungirwa agakomeza kumwitaho yebabawe Imana imuha umugisha ariko Elisa we ni umukobwa hanyuma ukabona ari iyihe mpamvu rero Elisa yageze mageragere ariko abanyamakuru yanga kutwiyereka azi ubwenge nanjye nabahunga yisha kabisa amuka kure nabahunga nshingiye ku kuntu mwari mumeze ukuntu mwari mumeze hoya nabahunge nubwo mutari babi uruhande rumwe muri abana beza burya mukora byiza ariko hariho n'abatabigira byiza nabo barahari yangaga amatitire kuko bamwe nabonye abanditse ngo ubukwe bwe ngiki rero yangaga bimwe muri ibyo ariko Elisa njye nabonye ari umukobwa mwiza ukora ibikwiriye mu gihe cyabyo uyu munsi nta n'icyatumaga yigaragaza kuko inshingano nziza yarazikoze kuko ibikorwa bye byiza byaragaragaye kandi byagaragaraga yego hanyuma arasohotse rero abantu nta muntu utashakaga kumukoraho ariko reka nkubwire abantu bose uriya mwana w'umuhungu ni icyamamare nanjye uzanjyane mukoreho cyane ni icyamamare uzi ko ejo nibwo nabonye ko murabe mubyumva ko nisabe Sandrine n'ubundi yarasanzwe azwi pe ariko none afunzwe byabaye akarusho ariko Sandore reka nkubwire ikindi kintu nabonye ukuntu imihanda ya Nyamirambo yari yuzuye ikindi kintu ngarutseho uzi ko nta nitse abanyarwanda bagira urukundo kuriya Imana iha abanyarwanda muri rusange umugisha buri muntu wese ugira umutima w'urukundo apana abishari nabo Imana ibagarukeho ugira uko ibahindura ariko Imana ihumugisha abantu bagira urukundo nabonye ukuntu ejo ku rukiko mu kanya n'uyu munsi bagisaragurika bagira bate bishimiye Prince Kid ugasanga n'umuntu wajyaga umwumva utaramwegera utaranamukoraho afite umutwaro we uyu munsi ukabona nk'umuntu w'umubyeyi sinzi impamvu utamfata ishusho y'umuntu w'umumama ukuze rwose arimo kurira ati baba we ataratashye umuhungu wanjye urumva ko uwo muntu aba afite iki abafite akamaro amariye igihugu abafite akamaro amariye abanyarwanda muri rusange biriya ni ibikwereka ko umuntu afite abamukunda kandi impamvu bamukunda ariko disi ikindi kintu cyanshimishije Prince Kid ntabwo yashaka kwinjira mu modoka ntabyo yashaka wabonaga ko bari kumubwira ati nkamukurura amatwi nabonaga ari we umwinjiza ku ngufu nanjye yatumye ngenda ntamwikoreyeho kandi ari umwe mu bari bakeneye kumuhobera wabonaga ko Prince Kid ndimbati yanyitambitse gutya nuko yari yabonye abantu mbega bafite amayesiko yashakaga gusuza umuntu wese wari hariya rwose abonaga akeneye gusuhuza ukabona ko n'ubundi kubera ibyo byose ntabwo yari kubivamo nanone yararushye ahubwo yari bugwe igihumure kuko hari uwashakaga kumuhobera ngarire hari uwashakaga kumukoraho mbega abonaga ari nk'umwami winjiye ahantu mu gihugu runaka ariko ukabona ko baramubwira injira mu modoka ariko nibyo yaravuye mu kindi gihugu
yaravuye mu kindi gihugu yagombaga rero kugera mu kindi gihugu akishimirwa n'abantu bakagira amatsiko yo kumukoraho. utambera nk'umumama ejo wavuze ati Imana ikura ku cyavu we ati Prince Kid wacu ko kubanza ari umuryango ati wazaga mu ikamyo none uyu munsi atashye muri Velvet ntabyo kuvuga ngo ye baba we uranyibukije hari umunyamakuru ntari buvuga umwe yavuze ati we ati Velvet si ubu ngubu ndayirukankaho gute ndayigenda niyo mbikiganiro aziyumva nawe yavuze ati we tubise Velvet turayikurikira gute ati mwirukanke ati si ubu turayigera ati mwirukanke agize amahirwe asanga ahabaye ambutiyaje gake nako gashusho yafashe ariko yongeyeho ati Velvet ndayikurikira gute niho navugiye rero ngo Morodekayi hanyuma umwunganira nawe Maître Nyembo Emeline wamwunganiraga ko munsi n'umwere kuri amwunganizi nawe Imana imuha umugisha rega buri Imana baramukoresheje cyane ubonye ibintu bibera mu rukiko kuko wabonye twinjira bakinjira tugahaguruka ubundi cyubahiro kiba gifitwe na perezida w'urukiko n'umushinjacyaha ubwo bo n'Imana nibo bantu baba bafite ibyubahiro urambwira rero uriya mu metire hatabaye Imana yamukoresheje iby'ubutwari ntacyo ari bwishobozi ariko Imana imuha umugisha kuba ataramuretse ngo yisubire habireke nk'abandi avuga turi urubanza ndaruretse kuko ruriya rubanza rwari urugendo rurerure mbega wagira ngo rwari urugendo rw'Abisiraheli muri Egiputa ariko tubyita nawe yagenze urugendo nk'urw'Abisiraheli muri Egiputa hanyuma Shanta tukibaza ni nacyo abantu komenti nabonye cyabateye ubwoba ati Prince Kid arasohotse ibyo ari byo byose babantu hari ababiri inyuma Shanta uyu munsi ufite abanzi mfite abanzi nta muntu utagira umwanzi sibyo ariko twongereho ngo tugira n'abakunzi yego ariko uyu munsi nubwo yasohotse uko byagenda kose azi abari bishimiye ko ari hari ahantu mageragere azi n'abari bababaye kubwe noneho dutekereze noneho uyu munsi babantu nabonye abantu bavuga ati kijuru ritabaye barajyashye ikintu cya mbere ngiye kukubwira kuri Prince Kid atazitaho kanje nka Chantal azaha urugero azafata umwanya abanza arebe ibintu biri kuri iyi mihanda wa mugani arebe inyamakuru bitandukanye byagiye bicishaho inkuru nubwo atabivamo areba abantu twagiye tumusengera tumuririra tumuhangayikiye umuntu akifata akiyiriza kubwe kubera urukundo aha agaciro abo bantu barimo ba Chantal n'abandi batari bafite inyungu runaka ari urukundo rumukunda uwo ari we gusa aha agaciro abamukunze atesha agaciro abamwanga kuko buriya hakoze urukundo rw'Imana ntihakoze urwango rwa Satani iyo hakora Satani ubu bamukatiye 15 cyangwa ningahe 16 baba yayikatiwe iyo hakora Satani ariko kubera ko tuzi ko hakora Imana kuko niyo nyir'ubutware ariyo nyir'ubushobozi ntiyite kuri bari abantu kuko barahari benshi yaba bazabwirwa n'abatazabwirwa atesha agaciro abamwanga aha agaciro abamukunda bahora bamusabira uko bwije nuko bukeye nibwo ubuzima bwe buzakomeza kuko nta gihe umwijima uzanesha umucyo ariko urumva hari mu makuru twagiye twumva kuri imihanda ko ari mu minsi umwe warabyumvishe uriya wavugaga ngo yaramurongeraga ngo akongereje akagaruka niba ushatse kuvuga uriya yari yararyohewe ubutumye mvuga n'ibyo ntakavuze ariko reka mbivuge kuko byavuzwe uriya wavuze ko yamutunze muri Covid Prince Kid uzambabarira ahubwo uzujye kwifashiriza abandi rata ukomeze gufasha utagendeye ku buri ibyo ngibyo uriya mwana w'umukobwa ntekereza ko afite icyami muvugishije afite uwamusunikaga ari we hari misiyo yarariho kubera ko impamvu uyu munsi mbivuga nubwo yanyumva kumva ko mucira urubanza nuko ibyo bitigeze bihabwa agaciro nta bimenyetso byigeze bigaragara bifite ihame niba byaranamubaye hazihangane ubwo azige gushaka ibimenyetso ako se ubundi bwo baba bagufata ku ngufu ukagenda ukongera ukagaruka ikintu gisubiramo kuko agikunze kandi kuko cyakuryoheye uriya we ahubwo buriya baramushutse wasanga hari abari bamuri inyuma si we wumva yari agiye kurihirira universite arambabaje ahubwo hari umuntu ugushuka nakoreka yo kumbabaza nta n'impamvu zuriya zo kumbabaza nta n'uwo yanababaza kubera ko ibyo yakoze yakaba yarabitekerejeho yakaba yararebye icyiza cy'akamaro yaba yaramumariye muri Covid cyangwa n'igihe runaka bamenyaniye ntaha agaciro kuwaba waramubwenga azagenda avuge ko yagendaga akongera akagaruka yamufataga ku ngufu buri munsi yego Sando nta mpamvu zuriye
ntitunamutindeho ahubwo Imana imusange imuha ubwenge mu gihe cya Salomo ngo Salomo niwe wisabiye Imana ubwenge nawe rero Imana imuha ubwenge mu gihe urumva ubwo niba yarasohotse ubwo baramutse bahuye amaso ku yandi Prince Kid ntago agomba guha agaciro ibyuriya uriya azamufate nk'aho yari umukozi wa Satani ati byagenze gutya na gutya warangiza ugasohoka ukaba umwere njye uriya natesha agaciro ibye kubera ko n'ubundi ntibyaba byarahawe agaciro ahubwo naha agaciro Sandrine waba unsengera waba umvuga neza unsabira ku Mana kuko twatangiye tuvuga ngo Imana niyo izi kuri nibona ntabyo yakoze izamugira umwere nibona yarabikoze ubutabera buzakore mu bushake bwabo bamuha ibihano runaka cyangwa mo kimwe yafungwa tuti Imana izakore gushaka kwayo igendeye kuko izukuri Imana rero yakoze mu gushaka kwayo ikoresha ukuri hari ikindi se uriya yewe abagire nawe Prince Kid babo tujye tubafata nk'abatwanga kandi abatwanga ntago bajya babuza n'abadukunda kudukunda hanyuma Chantal tukibaza iki kintu abantu benshi barakibajije tumucamanza aratumye ati babakobwa bazaze noneho mbiyumvire ariko ni umunyabwenge uriya mucamanza Mani muho mugisha nakubwiye ngo banza ari umurokore yabonaga yuko birimo amanyanga cyangwa se bitari mukuri bitari ku murongo ukwiye abona yuko ari ibintu biri falsifiye erego umenye ko batangiye guhindura imvugo mayi buri muntu uhindura imvugo ukubwira ngo burya ngo nari Karunumango nako ndiremera uzamutinye cyangwa umuntu uzakubwira ngo ari Nyamirambo mu kandi kanya kabona muhuriye za Kacyiru uzamutinye uwo muntu ntakura bafite rero bariya nabo bajya guhindura ibimenyetso babivuga uyu munsi uko biri ejo ntibabivuga uko bitari icyo cyonyine cyagombaga no kutwereka ko arenganura muhunga abesherwa hanyuma hari n'ikindi kintu cyantunguye nanone hari abamisi Leya bagaju ni benshi cyane ku munsi w'ejo nakurikiye amasitati yabo mbona ukuntu bishimiye ko Prince Kid yasohotse yagarutse i Kigali bamwe ati Prince Kid turabizi nta cyaha ufite turabizi uri umunyakuri abandi ati nishyari ariko ari bamisi bageze no muri bootcamp tukibaze se niba uyu munsi bavuga ko ari umunyakuri nabo barabanye nawe muri bootcamp tukibaza uza abantu bajya bifata bakavuga ngo Chantal ni mwiza ndamukunda buriya agira neza arafasha ajya inama narenga metero umuntu agahita ati suka n'agatara ku muhanda atuze ukuntu Chantal ashira isoni ati Mani murenze urugo aturiya ashira isoni niyo avuga niyo areba niyo agenda yego rero ntago mbacira urubanza ba nyina mwiza abo ngabo ariko ujye umenya ngo iyo umuntu ageze mu bisubizo abantu baza kubyina mu mashimwe ye ni benshi ubuzima bari bubwire Prince ko bamusengeye nta makuru ufite ubaka kanya bose twese turaje tugaragaze insinzi tugaragaza ibyishimo pure tukwereke ko twagusengeye twishimye kandi wenda hari nabo urimo guhagata nuko mbyumva nka Chantal kubipostinga n'uburenganzira bwabo bigitangira ejo hari umusore Punditi nawe ambwiye uti bigitangira ndibuka abantu ukuntu batatse Prince Kid bakamutuka urakivuze bitanyibuka ababyeyi bamukubitishije inkuba ariko uyu munsi byari birangiye ubona Prince Kid abantu bose bari inyuma ye wamugani benshi bwa mbere bagize amarangamutima kandi nta nubwo umuntu twamubuza amarangamutima ye ku giti cye ariko uko iminsi igenda ishira hari abo Imana yagendaga yereka ukuri rega hari abantu Imana inyuramo ikabereka ukuri hari n'abari bakomeje umugambi wa kibisha bari bakibona ko ari mubi ariko abenshi bamwe na bamwe byara amarangamutima yabo kandi ntago twayababuza hanyuma ejo ndambwiye uti nyamara ati nasinzi njyewe nongere mbivugire kuri kamera niyo twazana Jihad hano nabivuga njyewe nararyamye sinshobora kubyibagirwa hari ku wa kabiri ndangije ndota rwose yatashye turi kubyina mu muhanda wa Nyamirambo ari kubona nta burere dufite niko nabyita bamwe banaga ibitambaro hejuru babinaganga kandagireho abandi barimo kubyina abakobwa n'abahungu bishimye cyane ndangije nandikira Jihad kandi ndibuka ko nawe nabikubwiye nandikira Jihad nabwo ati nukuri kw'Imana narose Prince Kid yatashye ntago ngiye mpanura sinerekwa ntariko hari ukuntu buriya n'Imana yaba yanyeretse izo nzozi nyibibwira Jihad ati Jihad rero we wa mugani n'abashubiti gezaho nanjye narose Prince Kid yatashye ati Imana iraje igaragaza ukuri dushimye Imana rero ko yari yabanje kuduhumuriza umutima buri yose ikintu kikaba
kimwe y'Imana itarimo kukuburira ariko biba ari ukukuburira ibigira ngo kwereke bimwe na bimwe. N'umuntu wagejeje kwiterambere navuga umwana w'umukobwa ati harimo ndamugarukaho n'ubundi na Mutesi Jolly ati buretse mu kanya gato yarasohotse tuze gukurikirana Mutesi Jolly turebe koko wa muntu yahaye iterambere yahaye ubuzima kuko uyu munsi ngira ngo nubwo twabihakana cyo barababihakana Mutesi Jolly yamenyekanye cyane kubera riri yarushanwa rya Rwanda Inspiration Backup aba Miss Rwanda si byose Sando ubihakana na nteri buye Imana igitubabarira iturinde kwibagirwa batugiriye neza. Prince Kid twongere tubigarukeho yagejeje abanyarwanda ahantu heza. Ntago turi kubivuga ko uyu munsi yawe mwerengatahe ariko bose babivuge nk'ukuri. Naome uyu munsi yagiye he? Si Naome? Yego. Niwe wagiye kuba umwe mu bajaji mu kihe gihugu? Hanze iyo ngiyo uko mbyumva dore ko mba ntanabizi nge sindurira indege. Naome kugira ngo babashe kumumenya. Imana yabicishije muri Prince Kid. Jolly kugira ngo tubashe kumumenya Imana yabicishije muri Prince Kid. N'abandi ba Miss bose twabonye n'icyo gikorwa ni ibintu Imana yacishije muri Prince Kid. Ubwo se wambwira gute ko tutakabaye tumwubaha tumukunda ngo tumusabire umugisha ngo ka posting indi posting se Jolly se cyangwa wa muntu nyine ngo yageje ku iterambere bumva se biri ngombwa kwereka urukundo umuntu kubera wa postinze erega nta nubwo gupostinga ari byo bigaragaza umuntu uwo ari we. Buriya benshi hari igihe dupostinga amashimwe wenda turimo no kurira. Hari n'igihe postinga rwose unezerewe urimo gukaraga ikirahure cy'amazi kandi wenda usanga mu ijerekani nta yarimo cyane. Ntago post arizo zigaragaza amarangamutima y'umutima wacu. Bamwe cyane bamwe ntibazanabyibeshye nturese ubugira ngo uko twamupostinze twese niko tumukunda. Prince Kid ariko ejo statistics zose z'abantu bose cyane ariko hari ukuntu Imana inakwamamaza nje nakubwiye ngo uriya ni Morodokari kuko yari yamanikiwe igiti Morodokari cyo kubambwaho. Urumva Imana yo yateguye ifarashi yo kumutemberezaho tayari rero uriya nawe ni Morodokari kuko noneho nibwo n'abatari bamuzi bamumenye neza kuri statistics z'abantu ejo kabisa ndavuga nti sinongera kora status kabisa bose ifoto yari imwe zigiye zitandukanye ariko ari umuntu cyane ari umuntu umwe. Ubundi nacyo kikwereka ko umuntu yabayeho umumara ariko rwose abamwanga n'abamwanga n'akazi kabo ntitwababuza amarangamutima yabo n'abamukunda reka tumukunde kuko yatumye tumenya iby'aba Miss bamwe nkanje Chantal iby'aba Miss se nari mbizi nari nzi abakobwa beza ntari buzahurire hehe nabo ntabwo babatoraga se nababonaga yewe mbabarira cyane ngiye nababonye rwose uwo mushinga uzanywe n'umwana w'umuhungu Prince Kid. Urumva Imana yamukoresheje iby'ubutwari Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumuhagarara hose. Hanyuma hari benshi nanone turi kwibaza ati se iri rushanwa nkuko ubibona Chantal ubona arisubirana ubona yavuga uti none ibintu harabona abonye ati iri rushanwa uko ryagukozeho rwose genda wicare wirira ifiriti wikoreye business. Abo ngabo nabacantege. Prince Kid ni umuntu mukuru ni umuntu utekereza ni umuntu uzi ubwenge kandi ikindi hari yavuye ni mu ishuri buri Imana yari yarateguye ko nahazahanyura. Yego kandi buri hari ahantu yigiye ibintu byinshi buri mageragere bariga bagafata kuko umuntu abonye n'umwanya wo kwitekerezaho. Rero uyu munsi nta wamugira mu ntekerezo ze we Prince Kid azi neza ko agiye kuruhuka azi icyo azakora ariko twebwe nk'abanyarwanda kandi yagejejeho byiza nkanjye Chantal ryongera rikabaho nk'umuntu wabaye umwere ntacyo byaba bintwaye pe kuko ryaba rije kuzamura abanyarwandakazi n'ubundi mu gihugu cyacu ariko ritanabayeho ibyo ngibyo ni bimwe inzego zacu zizareba kuko zo zizi kuturebera ibikenewe n'ibidakenewe kandi ntabwo ibidakenewe bajya babitugezaho. Rero bo bazareba igikwiriye nibabona ririya rushanwa n'ubundi rigomba kongera kubaho mu byifuzo bya Chantal barimusubiza. Ariko abantu rero nanone mu makomenti bareke gukomeza bavuga kuri Jolly batukuriye mwana w'umukobwa uzi ko bamugani kubera komenti z'abantu zishobora no kumutera depression. Yego kuri Jolly kuri nge nabonye ejo comment mbona ukuntu umukobwa urantangaje mwihaye Miss Jolly urantangaje rwose. Jolly buribona ari nk'igiki kimunyeganyeza nje nka Chantal uko mbona ni umuntu ariko icyo cyariko mugiye mureka tuvuga ikiriho kuba twabivuze ntago twacinka amabere umuntu niye imbuto mbi tuzabivuge nituzibona nitubona imbuto nziza Sando tuzabivuga ko twereye imbuto nziza.
ushobora no gutuka umuntu bitewe n'ibikorwa Mu hari muco- n'amutuka gutyo bitewe ubundi mu muco wacu wa kinyarwanda nkanjye Chantal cyangwa Santa twitangeho urugero twe duhari aha mu kiganiro ntago twagatukanye ntago ari umuco wacu abanyarwanda ikosa ntago rikosozwa irindi nibareke kumutuka noneho ngira ishitanikazi ngo oya bimucira iteka nibica imanza bimutuka nta mpamvu ngenda umva za gutuka Joris umuco wacu wa kinyarwanda nawe aho ari kwera imbuto mbi nareke kwera imbuto mbi yera imbuto nziza ariko binamutuka hari byinshi byo gukora mu gihugu cyacu hatarimo gutukana cyane ko mba mbyumva Sando aho kugira ngo umutuke wamwegera ukamubwira ati Jori ahangaha nkanjye mbona wamwegera muhuriye he nk'ubu ngubu Chantal tuvugisha ukuri nkawe ushatse guhura na Miss Jori tubwire wabigenza ute wabinyuza muri inzira nta nubwo icyifuzo cyanjye kijya kizamo kumva ko twahura ahubwo wenda ubu navuga ati Prince Kid we ndifuza guhura nawe ariko Joris ndifuza guhura nawe wambaza n'abandi wenda nkavuga ati ndifuza guhura na Pastor Mignone ndifuza guhura na Gasaro wenda ndifuza guhura na runaka ariko hari abantu najya nifuza guhura nabo kubera iki ntago nabyifuza ibyo kuri Jori ariko nawe usigaye warabaye nka babandi uri nyamugiyo bigiye ukanga umuntu oya naga simwanga ariko ndumva nta na santima z'ibyo kwifuza guhura nawe niko mbyumva hari amagambo amwe namwe nubwo ari umunyabwenge yagiye akoresha ntari busubiremo numva ntakifuza guhura nawe kubura izo mbuto ze yego dukurikizeho n'ibingibi rero Sando ubu umuntu yifuza guhura nawe kubera ibyo ugezeho abanyarwanda kandi byiza na Joris simvuze ko atari uko hari ibyo atagejejeho abanyarwanda kuko twanamushimye ko muri Miss Rwanda yakoze neza cyane ariko ushobora gufata ikirahure cy'amata abankurikiye banyumve neza kandi sindi guca urubanza ushobora gufata ikirahure cy'amata ukagitegura cyari cyiza cya kirahure cy'amata ukanagamo gakara gato ntago ya mata aracyitwa amata ukabonyemo ntiwayanywa nta nubwo wayanywa ndetse hari n'uwahita ahurwa kuzongera kunywa amata nibyo bya Chantal rero ku kibazo banumbajije abadukurikiranye bumva ikinyarwanda banyumve ariko simwanga ariko kuri ako kantu ntanzeho urugero gato ndumva icyo gihagije ntabwo wafata ikirahure cy'amata ngo unagemo agakara gato uzaba ukiyanyweye cyangwa ukiyakonze yego dukomeze umbaze ibindi uko mbyumva bya bintu biteye ubwoba oya tujye tuvuga ukuri uko kuri ariko tujye tuvuga ukuri ariko ubu nubaka kanya ushobora kumbwira ngo mu minsi ngo wahura nandi nkavuga ntiwampa nkahura na Elisa cyangwa nkahura na Muheto nta nubwo ari nicyo naba nenda kubasaba nkagirana nabo ikiganiro gito gusa yego Elisa impamvu wahura nawe nuko yabaye intwari muri iki kibazo sibyo ariko n'abantu bavuze ngo ariko se ko tubona muri komenti hari wabasubije ngo muri guhatiriza Prince Kid kurongora hati wenda afite kurongora nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 ati bite byanyu muri kumuhatiriza oya ntibakabyumve nabe ntago ari kumuhatiriza abantu babaho bakungurana inama n'ibitekerezo nkuko tujya dusaba mu makomenti ngo bajye badushima banatunenge nuko umwungura inama niba babona bikwiye ko yagira urugo kugira ngo ejo hatazagira uwongera no kuvuga ngo yamuhamagaye iwe mu rugo ngo agiye gutanga ndimbati rero yarari ndimbati nawe wari bodyguard ugendemo gake yanyitambitse ndavuga nti kabisa ariko kiriya kintu ni ikintu cyiza ati gute rero niba ndimbati yarafunganywe na Prince Kid muri gereza imwe ariko akavayo nyuma akavuga ngo ngomba kujya gutaha nizo za mbuto nziza nakubwiraga iyo aba yarageze mageragere ntamwakire ntabane nawe neza ntabwo yari buboneke hariya twamubonaga twese ariko kuko yamwereye imbuto nziza umwe akakira undi bakabana neza ni nayo mpamvu ntekereza yagize umutima w'urukundo rwo kujya kumwakira Imana imuhe umugisha rero hanyuma ibi byo kuri Prince Kid nabonye benshi bashima ubutabera bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ni no mu gihe bavuga bati mu mwaka umwe hari abantu navuga imanza zabo benshi twe tuzi yuko zishobora kuzagorana harimo Ndimbati harimo Prince Kid ati bose bravo erega bariya ubutabera bw'u Rwanda bwo Imana ibaha umugisha nikitwereka ko dufite ubuyobozi bwiza tutitaye kuri babandi babivuga uko babyumva nuko babishaka twe nk'abanyarwanda tunyuzwe n'ubutabera bw'igihugu cyacu kandi buzakomerezaho nukuri uriya mu perezida w'urukiko ntago mbivuze uyu munsi kubera kuri Prince Kid
ariko iyo abandi bamuberagaho bamwigiragaho kuko wumvishije uko atangira urubanza n'ukuri kwe. Erega twibuke ko yanavuze ati uyu munsi hari imanza izi n'izi, ariko kubw'uru rubanza twagira ngo dukurikirane n'ubushishozi turazisubitse. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wagira ngo ni umurokore wa wundi wo mu kusenga. Urumva yagerageje kugaragaza n'ukuri ubutabera bw'u Rwanda. Abandi bantu bari bafite imanza batubabarire, agira n'uwo mutima wo kugira gute wo kwihanganisha abo za manza zabo zidasomwe. N'ubupfura iyo ashaka abe yacecetse ntagire icyo abivugaho. Buriya rero nuko twabashije kumenya Prince Kid tukamenya Ndimbati kuko ari bo babashe kujya mu bintu bigaragara, ariko buriya bo ubutabera bw'u Rwanda bwagiye burenganura ni benshi. Ni benshi. Hanyuma ari indirimbo ivuga umugani nagiye mbibona kenshi ati tinya umuntu wereka inzira yayinyuramo bikakubabaza kandi ari wowe wamweretse iyo nzira atinyura ahangaha. Uriya muhanzi yubahwe nawe yagize amayerekwa yo kumenya abantu uko duteye, ndetse benshi bavugaga ati Prince Kid yize umuntu icyo ari cyo. Yego, yize kumenya ngo ese abantu twabanaga, abantu twari tuziranye, abo twakoranye, inshuti zanjye nizihe, abatari inshuti zanjye nabaha ibyaka twigishije ire somo twebwe tunasoza shaka. Twebwe rero ikintu navuga ntago buri ikintu cyose kibaho mu buzima bwacu, ntago nza Bibiliya cyane ariko nkunda kugaruka ku magambo y'Imana. Buri ikintu cyose kiba mu mugambi w'Imana Sando. Buri Imana ishobora kuba yarajyanye Prince Kid hariya kugira ngo imurokore, kuko ubonye kese zari inyuma y'uriya mwana w'umuhungu no kumwica baba baramwishe. Dushima Imana ahubwo yamujyanye mageragere ikamurindirayo ikaba inamukuyeyo. Wenda ubu tuba twaranamushyinguye kubw'ishyari n'urwango. Ariko nibyo hari n'umumama uba muri Amerika niwe wambwiye ikintu, yambwiye ati hari n'igihe Imana ibibona yuko bwa buzima urimo bukomeye bw'amafaranga, ati ushobora kububamo ukagira ibyishimo, ati ndetse rimwe na rimwe ntubashe kubaho. Buriya nka Prince Kid ikintu namwibutsa, Imana izamurinde kwibagirwa. Atari ku uyu munsi niba Prince Kid yarabinyuzemo agiye kumenya Prince Kid Imana imujyanye muri gereza imageragere, amenye ko habaye abantu bambara ibirenge atajyaga abona muri Kigali, amenye ko hari abantu batunzwe n'ibishyimbo n'ibigori imyaka 5-10 gashira. Wenda we yaratariyiriza n'umunsi umwe, ariko ubushobora kuba yaramaze kwiyiriza, yaramaze. Wasanga Prince Kid yari umuntu utajya guvugana na rubanda rugufi. Ariko icyo nkundira mvuge icyo nkundira leta y'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu, iyo wageze hari ahantu muri gereza ku murongo umwe ujya ku murongo, ibikoresho buri kimwe, nta nibyo kuvuga ngo rumukire kandi nifomo nimwe, nta byo kuzasandira n'unyemeraho ngo waje ambaye ngo ikanzu ngiri mu madolari ngo Chantal naje nambaye umwenda w'ibihumbi 5. Hoya mwese n'uriya mwenda n'unifomo, ikintu bita guca bugufi, orange cyangwa iroze cyane, ikintu bita guca bugufi urakihigira. Hariya n'ahantu rero Imana yajyanye Prince Kid ikoresheje abantu bafite umwuka w'ishyari, ikoresheje abantu bafite umwuka w'urwango. Imana ibanyuramo kugira ngo Prince Kid yige ace bugufi, amenye byinshi atarazi mu mujyi wa Kigali. Mama yongeye akantu nanjye ndagakunda, yambwiye ati ikindi ati ashobora kuba yari kuzubaka kumva yuko bwa buzima bw'ubukire, akaba yakumva yuko guharika umugore cyangwa se kuba yatereta kuranda, ariko akubaka. Twongereho ashobora no kuba buriya nk'umusore nka Prince Kid yararebaga akavuga ati aba bakobwa beza bose barankunda. Ati ariko azubaka avuga ati akareba muri cya kintu avuga ati cyane, ashobora kuba yararebaga akavuga ati amafaranga ngezeho ku rwego rwanjye ntahatanjyana, ariko buriya yabonye ko hari ahadakora. Ariko urumva ni n'isomo nanone ku rundi ruhande, nibyo twavuga ngo Imana yamucishije mu kubaka amenye ngo umugore niba ari Elisa nk'uko benshi bakomeza kubivuga kubisaba. Twebwe ibyo ni ibyifuzo turi kwivugira. Runaka ni runaka ati nuko nyine. Oya Imana nitamuha Elisa izamuha umugore umukwiriye, ufite umutima yamugeneye, ubaha Imana nabo yaremye. Kandi na Elisa Imana nawe nimugenera umugabo ikabona yaramugeneye Prince Kid, izamumuhe niba natari nawe izamuha umugabo umukwiriye uciye bugufi ubaha Imana nabo yaremye. Icyo kintu ngiye nka Chantal nabifuriza. Ibindi byose biba mu mugambi w'Imana, nubwo twe nk'abantu twifuza, ariko Imana igasohoza. Ibindi byose biza ari inyongera. Ibindi byose biza ari inyongera. Erega hatabayeho Imana nta cyakorwa Sando.
nta na kimwe ngayo nguko rero Chantal yatuzana amakuru meza y'umunsi w'ejo ubwo yageze mu rugo rwe saa 5 z'ijoro yewe numvaga niyo nagerayo bukeye Prince Kiss simbizi ikinze tasi ndi umukobwa nta na murumuna wanjye ngira nta na mukuru wanjye ariko yari yarampangayikishije Prince Kid yarabaye Prince Kid narya nanywa ntimana we ni Prince Kid gusa buriya nubwo afite abanza amenye ngo hari abantu tumukunda Imana yamuremeye tumukunda icyo cyubahira Imana akishimira amena ngayo nguko rero byari ibyo bakunzi bacu Chantal karame ngayo nguko rero urakoze cyane kutugezaho show yejo n'abatabashe gukurikira nubwo wenda hari ibyo wabonye ku mbuga nkoranyambaga ariko uyu munsi n'ubundi nandi makuru meza kuri pe turanezerewe kandi turacyashima Imana Imana ihumugisha abantu badukurikirana kandi bakomeze badushime batunenge batwungura inama n'ibitekerezo Imana ibahumugisha Gasaro TV